arangije atuma kuri Moridekayi aramubwira ati bwira abayuda bose. Wow, Imana ishimwe cyane. Bwira abayuda bose bafata iminsi 3 yo kwiriza ubusa dusenga Imana. Muri La Rosine Frere Company Limited tubafitiye serivisi nziza cyane mutasanga handi, harimo imyenda y'abageni, y'amakositime mwajyaga mujya gushaka i Kigali, amakanzu meza kandi agezweho, ndetse n'imikenyero myiza cyane. Tubakorera dekorasiyo kandi haba muri sale, muri tente, mu rusengero, ibirori byanyu bikaba bisa neza cyane. Natwe nidukingira twiringiye Yesu. Dururengo twite tujye mu ntambara, mbe kwicara ku mazi cy'Isatana kiriho. Dorari imbere ahagaze we n'abadayimoni, twiringiye umucunguzi ko yamunesheje. Dururengo twitabe tujye mu ntambara, mbe kwicara ku mazi cy'Isatana kiriho. Dorari imbere ahagaze we n'abadayimoni, twiringiye umucunguzi ko yamunesheje. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Twahawe inkota ikomeye n'ijambo ry'Imana, niyo yaneshereje be mu bihe bya mbere. Ingabo yitwa kwizera yarabakingiye, natwe nidukingira twiringiye Yesu. Twahawe inkota ikomeye n'ijambo ry'Imana, niyo yaneshereje be mu bihe bya mbere. Ingabo yitwa kwizera yarabakingiye, natwe nidukingira twiringiye Yesu we. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera niko kudushoboza
kudushoboza kunesha iby'isi, niko kudushoboza kunesha iby'isi, niko kudushoboza kunesha iby'isi, niko kudushoboza kunesha iby'isi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Dushima Imana uyu munsi wa none. Reka nicare gutya. Dushima Imana uyu munsi wa none ko yongeye kuturemera umunsi mwiza kugira ngo tunezerwemo. Imitima yacu iranezerewe kubw'ubu buntu yatugiriye, kandi ndahamya ntashidikanye ko namwe ari uko nguko mumeze, murakomeye. Izina ry'Imana yacu nirishyirwe hejuru. Imana ishimwe ko ikomeje kuba iyo kwizerwa, kandi ishimwe cyane rwose ko uhereye igihe yatangiyeho Yesu KRISTO kugira ngo aze kuba incungu yacu, ndetse na mbere yaho urukundo rwayo rwahozeho ku muntu yaremye. Imana nishimwe cyane. Uyu munsi wa none rero nk'uko twari turimo turabiririmba tuvuga ngo muze duhurire twitabe, hari ijambo ry'Imana numva riri ku mutima wanjye, nifuje ko tuza kuganira tukaza no kufatanya turirimbana n'iyi ndirimbo n'uyu muririmbyi. Ijambo ry'Imana dusanga muri Esiteri. Ijambo ry'Imana dusanga muri Esiteri. Ijambo ry'Imana dusanga muri Esiteri, turaza gusoma duhereye mu bice byaho 4. Ni ijambo nahaye imbaraga, cyangwa se nahaye umutwe uvuga ngo imbaraga zo gushyira hamwe. Imana ishimwe cyane. Imbaraga zo gushyira hamwe. Iyo bavuze gushyira hamwe abantu bumva iki? Ndakeka ibyo ngibyo twese tubyumva, turabizi. Iyo bavuze gushyira hamwe, niyo bavuze kudashyira hamwe, turabyumva. Buri muntu wese ahita yumva icyo bivuze. Ariko gushyira hamwe ubundi bibaho, kuri njyewe bibaho iyo abantu bamaje guhuza umugambi cyangwa se ibitekerezo by'igikwiriye gukorwa, kandi bakiyemeza kugikorera hamwe kugira ngo bakigereho. Bagashaka ibishoboka byose, bakaba biyemeje ko inzitizi bari buhure nazo, ibibazo bari buhure nabyo byose, nta kiri buze kubatangira kigatuma batagera kuri icyo ngicyo bifuje. Uyu munsi rero wa none nifuje kuganira ku mbaraga zo gushyira hamwe. Nk'uko natangiye bivuga, tugiye gusoma muri Esiteri ibice byaho 4. Esiteri ibice byaho 4. Izi nkuru za Esiteri abantu benshi bakunda kuba bazizi. Tugiye gusoma muri Esiteri ibice byaho 4, turahera ku murongo wa 10. Hera ku murongo wa 10. Yego, kaduhere ku murongo wa 10. Tugiye gusoma hano umurongo wa 10 ndetse n'uwa 11. Haranditse ngo umutwe w'amagambo aravuga ngo Esiteri yihara yemera guhakirwa bene wabo. Maze Esiteri atuma Hataki ubutumwa kuri Moridekayi ati: abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami bazi yuko umuntu wese, umugabo cyangwa umugore, usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe, hariho itegeko rimwe gusa kuri bene uwo aricwa, keretse uwo umwami atunze inkoni ye y'izahabu, bisobanurwa ngo akire. Ariko njyewe maze iminsi 30 umwami atampamagaye ngo musange. Dusimbuke tujye ku murongo wa 13. Murongo wa 13 haranditse ngo Moridekayi nawe arabatuma asubiza Esiteri ati: we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa, ariko biturutse ku bandi. Ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwibitse ngo ube umwamikazi, ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki.
ku murongo waho wa 5 Esiteri aravuga ngo bukeye ku munsi wa 3 Esiteri yambara imyambaro y'ubwamikazi ajya mu rugo rw'ingombe rw'inzu y'umwami, kandi umwami yari yicaye ku ntebe y'ubwami mu nzu y'umwami areba mu muryango. Nuko umwami abonye umwamikazi Esiteri ahagaze mu rugo, Esiteri amutonaho. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu yari afite mu ntoki. Imana ishimwe cyane. Esiteri aherako yigira hafi akora ku mutwe w'inkoni. Dusimbutse tukajya ku murongo wa 8 aravuga ngo niba ntonnye ku mwami akemera kumpa icyo nsaba agasohoza icyo nshaka, umwami na Hamani bazaze mu nkera nzabitegura, kandi ejo nzasubiza umwami icyo yambajije. Imana ishimwe cyane. Reka tube tuganiriye kuri aya magambo. Izi nkuru za Esiteri abantu benshi barazizi, nta muntu utazizi. Bazi ko ari ibihe byigeze kugera umugabo witwa Hamani ngo yari umugabo wari warashyizwe hejuru cyane muri biriya bihugu bya Medi n'Abaperesi, afite icyubahiro kidasanzwe kugera n'aho abantu bari basigaye bamupfukamira. Ageze aho ngaho ariko ahura n'ikibazo kimwe cy'uko hari umuyuda witwaga Moridekayi wakoraga ku irembo ry'ibwami. Abandi bose iyo yanyuragaho Hamani barapfukamaga, ariko Moridekayi we yari yaranze kumupfukamira. Abibikamo inzika rero, biramubabaza, aravuga ati ni gute kari akayuda katari si mu bwoko bw'iwacu, ni gute ahangara kunsuzugura bene kari akageni. Arangije yigira inama mu mutima we muribukaza bya bindi byose, ategura kuzamugirira nabi akamwica, ndetse birenga kwica Moridekayi, ahubwo aravuga ngo agomba kurimbura abayuda bose. Arangije arabitegura rwose, anuza umugambi. Arangije amanika n'igiti kirekire cyane ngo ari kuzamanikaho Moridekayi. Kandi mu by'ukuri ibimenyetso ibyagaragaraga ni uko Hamani atari kwimwa buriya bwoko bw'abayuda ngo butsembwe, bitewe n'ukuntu yari atoniye ku mwami n'ukuntu umwami yamwishimiraga. Moridekayi rero aza kumenya yuko abayuda bari kugambanirwa kuri urwo rwego. Arangije yibaza icyo gukora, atumaho kuri Esiteri. Esiteri amubwira bya bindi byose tumaze gusoma mu kanya. Ariko muri ziriya nkuru hari ahantu tutasomye, ni uko Esiteri bamaze kumubwira yuko icyatumye yimikwa ari ukugira ngo azagire umumaro mu gihe yisa na kiriya. Esiteri yahishuriwe n'umwuka w'Imana, aravuga ati ariko nubwo maze iminsi irenga 30 ntabonana n'umwami atantunga inkoni, ahari hari ikintu kimwe cyakora. Arangije atuma kuri Moridekayi aramubwira ati bwira abayuda bose. Wow, Imana ishimwe cyane. Bwira abayuda bose bafata iminsi 3 yo kwiriza ubusa, dusenga Imana, twinginga Imana. N'amatungo icyo gihe iyo bayirizaga ubusa n'ibyabo byose ubwo ngubwo byabaga bigiye mu masengesho, n'amatungo ntibayagaburiraga. Bamara iminsi 3 bari kwinginga Imana basenga kugira ngo Imana ize ibatabare. Icyo aho ngaho rero nashingiye mvuga ngo imbaraga zo gushyira hamwe zituma hari ibintu byinshi bihinduka, kandi byagaragaraga nk'aho bitari buhinduke. Bamaze gusenga iminsi 3 rero, Esiteri icyo gihe nibwo yigira inama noneho yo kwambara akajya ku mwami, kandi umwami atamutumijeho. Amategeko y'Abamedi n'Abaperesi yavugaga yuko nujya kureba umwami ataguhamagaye kwari ugupfa, wabaga usatiriye urupfu, wabaga ugiye mu rupfu. Ariko icyo gihe Esiteri noneho aragenda ajya mu mbuga y'umwami aho umwami yakundaga kuba ari. Umwami akimubona ahita amutunga inkoni. Wow, Imana ishimwe cyane. Ahita amutunga inkoni. Arangije Esiteri aba yemerewe kandi kubonana n'umwami. Aragenda Esiteri akoresha ubwenge bwinshi kugira ngo abashe gukiza ubwoko bw'abayuda. Ntago uyu munsi tubuze kuganira ku gukira kw'abayuda, ariko cyangwa se uko Esiteri yabigenje kugira ngo abayuda bakire, ariko hari resulta byatanze. Gushyira hamwe kw'abayuda, kwishyira hamwe, gusenga Imana bashyize hamwe n'umutima umwe, hari ikintu byakoze ikirego. Icya mbere byatumye Esiteri abonana n'umwami, kandi bitari byemewe kujya kubonana n'umwami ataguhamagaye. Babonana nawe ntiyabagipfuye. Ikindi cya kabiri kandi byavuguruje imigambi yose Hamani yari afite ku bayuda bose, bituma aho
bari bagiye gupfa, ahubwo noneho barushaho kugira ijambo mu gihugu, muri biriya bihugu, muri kiriya gihugu cy'Abamedi n'Abaperesi. Imana ishimwe cyane. Iyo abantu bashyize hamwe rero bagira kure. Ntabwo ari ugushyira hamwe gusa no mu gusenga no mu buzima busanzwe. Iyo abantu bashyize hamwe bagera kure, ariko iyo abantu batatanye n'ibintu bibashyira hasi biza ari byinshi bikaborohera kubageraho. Hari umusaza wigeje guca umugani aravuga ngo ufashe inkoni 3 ukazihambiranya ukazizirikanya ukazihereza umusore w'ibigango ngo azivune, byamugora kugira ngo azivune. Ariko iyo uzifashe za nkoni ukazitandukanya ukagenda umuhereza imwe imwe, kuzivuna biroroshye cyane. Abantu rero iyo bashyize hamwe bagera kuri byinshi. Abantu iyo bashyize hamwe bagera ku buzima bwiza. Abantu iyo bashyize hamwe bagera ku iterambere. Kandi abantu iyo bashyize hamwe baraguka mu buryo bw'umwuka ndetse no gusenga, kuko barahugurana, buri wese agafasha mugenzi we mu byo ashoboye muri za mpano Imana yagiye iduha. Ngira ngo muribuka ko ushize twaganiriye tuvuga ngo hari personal abilities, hari ubushobozi umuntu afite ku giti cye bituma Imana iyo nigiye gutanga cyangwa se gutanga inshingano cyangwa itarantu igendera kuri izo ability, kuri ubwo bushobozi umuntu afite, bigatuma umuntu adahabwa ibyo adashoboye kwikorera. Abantu rero iyo bashyize hamwe bagera kuri byinshi byiza. Bene data, biradukwiriye ko dushyira hamwe. Biradukwiriye ko dushyira hamwe muri quartier dutuye. Biradukwiriye ko dushyira hamwe mu nsengero dusengeramo. Biradukwiriye ko dushyira hamwe mu makorali turirimba n'andi matsinda yose tubamo. Biradukwiriye ko dushyira hamwe tukagerageza guhuza umurongo w'ibyo dukeneye kugeraho, tukabirebera hamwe, tukareba ibibazo byavamo, tukareba nuko twabigenza kugira ngo tubikemure, ariko tugashyira hamwe kugira ngo tubashe kugira icyo tugeraho. Imana nicyo ngicyo yaturemeye. Ntabwo Imana yigeze turemera kugira ngo dutatane. Ntabwo Imana yigeze turemera kugira ngo twirememo ibice. Ahubwo Imana yaturemye kugira ngo tube umwe, buri wese abe inyunganizi ya mugenzi we, dufatikanye muri ubwo buryo mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha rero. Uyu munsi ni iryo jambo numvaga turi buganire. Imana ibaho umugisha ko tugiye kurushaho gushyira hamwe, turigendeye kuri urugero rw'Abayuda ndetse n'izindi ngero nyinshi ziboneka muri Bibiliya ndetse no hanze yayo zagiye zibaho z'abantu bagiye bashyira hamwe. Imana yacu ibaho umugisha. Murakoze cyane. Imana ikomeze kubishimira. Haleluya. Ngira ngo turimo turasoza, turirimbane aka gakorasi k'indirimbo gatoya, ubundi buri wese arimo aratekereza, arebe mu buzima bwiwe mu bihe bitambutse nimba waragize umumaro mu gihe wagombaga kuwugira, cyangwa se hari igihe utagize umumaro. Ese ntabwo waba uri intandaro yo kugira ngo hirememo ibice mu bandi bantu cyangwa se muri sosiyete tubayemo? Ntabwo ibyo ngibyo bidukwiriye. Birakwiriye ko dushyira hamwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana ishimwe cyane. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi.